ntacyo mfite mvuga abana banjye ntacyo nshoboye ni ukuri ntacyo nshoboye ntacyo navuga ntabona Rwema hano niwe wari ubuzima mwese nimubizi mubona gute kugiye mama Rwema nabyara umwicanyi mu nitwa Nadia urabizi nta byasheri impamagara Nadia nko kusanzwe iri impamagara n'ubundi mwese agakanya bise viva kubura isheri mugende mugenzi ndagukomeje mama urebye yanjaje kunsekera mu rugo rwanjye buriya kuki nta mukubise nk'umugere byibu Sisi Belinda tumambabare shabyuka mubwira ubwira ko byuka dinda kugawicaye byuka wakano se wambabare koko byuka ariko mubwira ambwira ukuntu bawiyerega mbareka mubwira ndakurya ibinyungu kandi wasanga n'ibintu bya fake ugiye kumbwira ariko ngambwira ndikumva suri ko waryamiriye ryamiriye sara ubwo niga ngewe urasuzugura basi icyo jisho ryawe unkaragaho umunsi umwe nzarivana shambwira mubwire telefone iramamagara tsindiye amafaranga amafaranga ari ngombwa kuyatsindira nzi kuyakorera ambwira yampamagaye kubwira ngo iki telefone iramamagara utazabona iyandi niyavuga uvuka wowe uvuka wacyuza nakubwiraga ngo iki arambwiye ngo namukabye ntazugire umutima mubi kubi umutima mu nyine ushobora kuba wabyakiriye uzi ko umuntu arebye wo mutima wawe ashobora gusanga usa n'iyo menshi ufite ku mutwe Yesu Kristo kuki se ese wumva ko bamukatiye nuko mbwira da tutabyuka twashwanye arambwiye ngo nyine batsinze urubanza cyose bagiye kumurekura si byiza nta kintu bitwaye siko mbona ubivugira ku mutsi w'iryinyo nta kintu uzi ko cyose bitwaye byamufitanye ikibazo ase igihe kibazo njye nta kibazo ngirana nawe kandi nta n'ikintu bintwaye kuba yatsinze nyine ubwo niba yatsinze yatsinze se tu harimo nyine rero sha nyine niyo mpamvu ubona kwimuka byatuvuniye kugura ibintu bishyashya nyine kugira ngo azasange nyine ibintu byose ari bishya avuye muri gereza kumva atari ibintu byiza twakoze ntabwo wabikoze kuko wari uzengerejwe n'abantu cyangwa se kubw'indi mpamvu ni uko yashyuza sha sinkubireshye mba numva cyose namushimisha ijana ku rindi aho uzi ko wagira ngo ari kureba mutipe nawe ariko ubwo uri guseka iki niwe mugabo cyangwa niwe mugabo karabaye ushatse uzi ko ukora inshingano zitari izawe ushatse kuvuga iki urumva kuba umugore yakorera surprise umugabo ari ikintu gitangaje biri buriya cyane ahubwo ariko nyine ntari bito uzamenya ubwenge ryawe ubu nugera mu rugo uzajya witereka utegereze ko ibintu byose bikorwa n'umugabo yego oya ariko ntari bito ntari umva rero ikintu nshaka gufasha ni ukugenda muri supermarket nyine tukamushopingira utuntu inzoga nziza akunda umuntu aranazikumbuye kumutekera utuntu twiza nyine ukamfasha kumutegura sibyo
kereka n'ibihurira yuko nanjye nshonje nkateka nyine nkateka ibihagije ariko nawe ubundi ntabirenze pe ntabirenze oya ntabirenze kandi reka nkubwire umutima wawe utawusukura ngo uhinduke umweru ukagumya kuba umukara uzaba ureba ahubwo se umuhungu w'ingenzi uzatekera cyusa kubera ko ushonje wowe musabye kumfasha kumwitegura sawa ukabura yanciye uhita unzimiriza itama ukabura yanciye cagenda mbabarira abakobwa bara kanigire muri dushe ugiye kujya he ngiye kujya he sinabura njye ubundi se wabyutse ukuryamira iki njye ugeze njye he njye gukora iki ariwe na mami nizo uzi gukora siporo neza aho ugiye gukora biraruta 1 2 3 4 gutya amaboko twagiye byakunaniye ok ngaho ugira gutya mu masegonda 5 ndakubarira 1 2 gatatu kane gatanu wow ngaho emeza mami nawe mwiye siporo ntayo ngaho twagiye twagiye agari ngaho bikora icumi kane gatanu agacuma kugere hasi 7 8 9 10 wow gabanyereka nabuze pompaje siporo kwishuri babigisha ni ibi gusimbuka ngasimbuka twese dore Gasa kubera iki wanze ko dukina ko? Ntabwo gushaka. Waje tugakina cyane. Kubera iki? Bose ukarara mu mwana. Gasa. 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 Hano ushaka kunyitaba. Kubera iki gasa basigaye mu mutaka? se kuri ku micyo ya Dangela igihe wahereye unza kugenda ntabwo waje ryahise ufite ibyo umuntu ufite amana ose kukeye kukeye cyane yego ko nta makuru ufite kagapa ese rero urambwira iki agapashe kitwa gute kugira menshi cyane basira ku mutwe reka mwagiye mugira ibigudi mukareka kugira menshi ariko bagaba muri kandi uricaje ngo si umwe nagira menshi ziza ngaho wisukishije bazita ngo iki mujye mugira ibigudi rero cyangwa ibidodo cyangwa n'ibiki shamba peace maura shamba nyine mbabwira muteke mbese muteke bidasanzwe bitandukanye n'ibyo mwabisanzwe muteke urumva te kubera mushaka kurya neza cyane rwose henda yo gutekera isago ibi rero ntabwo bihagije ubundi dusanzwe turya nabi si bisanzwe nshaka mushyireho noneho akantu kari special gatandukanye n'ibyo mbese kabitandukanye n'ibyo mwakora agafiriti keza kameze neza kariho agasalade ifite ziratandukanye ubu zitekere mu ifuru kugira ngo zitandukane none se ko ushaka ibintu bitandukanye nshaka utuntu dukeye we nta makuru ufite sheri bamufunguye ukumva igiye kumuzana uravuga bose harya urakaza neza
bosi mwiza. ntayigize ngo ugiye gutera harero y'umurambararo. Nanjye nazamuka. Uruzi ukuntu nzamurijwe? Wari ubizi? Ntabwo nakuzamuka. Teke yanasirimba burya. Aya gusirimba ntabwo nabishobora ariko gutera Uretse ibyo birayi mwereke. Taka bino birayi. Genda ujye kumanagura inkweto hanze n'ingende. Tabino birayi wowe. Wumvishwa nakubwiye? Mbwira. Jya hanze ufate inkweto zawe zana nzambare ngende. Urabuhoza buhata bino birayi. Nse watse tukabyoza. Aho ukunda kurakazwa n'ubusa. Nk'ubwo wowe wimyoje ubaye. Ibi birangiye sinabyihatira. Nta nubwo icyuma gityaye. Wagityaje. Musi ndagityaza ku ngutiya yawe. Wagicajije ku yawe. Cyo kigasara mu ndabo. ibintu bimaze kundangira aho umwana wanjye ageze noneho naho kunyihorera uzi ikintu kibabaza umuntu w'umubyeyi ni ukubona umwana ungana kuriya noneho ameze nk'aho agusuzugura ariko narabikubwiye warihuse narabikubwiye ibi bintu ese uwo amakosa utangiye kuyanshyiraho koko narakubwiye ko unshojeho urugamba utazabasha kurwana ubu amakosa ntiyagiyeho koko reka mubwire sheri gisa reka mubwire nyine gisa oya reka mubwire nta byashira imbabazi tega amatwi mubwire kandi ubu ninjye amakosa agiyeho yose koko erega iyi ntambara tugomba kuyirwana turi bose sibyo ugomba kumwumvisha kunaniriza sibyo wowe wamwumvishije birahera kuri wowe kuko njyewe urabona ko n'ubundi nta rukundo sibyo urukundo rero niwo ugomba kurushyira sibyo niba ashaka kongera kuriya umwana ungana kuriya uribaze nanjye bamugana imbyumva narihuse ni wowe ugomba gushyiramo iya mbere ugomba gufatika ngaho ugenda nyine niba tugomba gufatikanya genda noneho muganiriza narakubwiye warihuse gisa warihuse rwose ibintu amakosa yose n'ingihe yahise ajyaho koko ni koko ngiye kwibabariza umwana rega n'umwana muto umwana kumwumvisha ibintu byose umwana ariko uzi urukundo yari afitanye na se uribaze rero umwana haracyari kare azagira ahantu uzamfasha ukamwera tugende basi tugirane ndabizi ntabwo ugenda ese ko nawe wishimiye sinabuzwa n'iki kuba barakuriye azababara nawe urabona ko ikindi kandi mbere mubwiye ko ngiye kuzana shefu sibyo bya bindi byawe byo kumureba nabi ukigira uti mbabara ubyibagirwe birangirane n'ikindi gihe cyose cyashize sibyo ego uriya ntushaka umufate nka papa wawe ese ubu ushaka kumushyingira ko mbona byakureba ushaka kumushyingira nde iyo naba ndi kurota hari undi mugabo ufitiye mpayo makuru nakubwiye ngo niyo naba ndi kurota njyewe uriya mufata nka papa mbigize itegeko noneho mufate nka papa jya umwubaha nka papa wawe uzabireke kumwita so kuko n'undi ntiyakubyara uwo mukecuru ariko kumwubaha mbigize itegeko ninkubona umureba nabi bimwe byawe ireremburishwa amaso ukamusuzugura ukamuca amaso mbere ni ukuri njye nawe ntabwo tuzakwisa erega kureba nabi niyo ndoro y'ababi ntabwo njye mba ndi kumureba nabi uravuze ngo uri mubi se ariko byumvikanye nabi ako mbere ndakubaha nzajya mureba icyoroshye mba nakubwije ukuri narakubwira ati njye ndamukunda n'umutima wanjye wose sinzi impamvu rero udashaka kubyakira teke uri mawusha tekinoloji nawe ubahangara akaga inkweto uri guhanagura amasaha cyangwa uri guhanagura inkweto yewana biri hafi gusoza maze agiye gufungurwa mbere yuko afungurwa ze hano ntajya iwabo ibyo birakureba kandi
ameze nk'umuntu utanitaye ko grand frere we yapfuye. Abyitaye muri gereza se? None se ubwo yakabaye kuba ajya kureba bersere we akamwihanganisha, uriya mwana abereye se wabo akamwihanganisha, ariko Urumva aribo babanza mbere yanjye. ni bo babanza. Sure. Ari wowe wabanza kureba nde? Utari we. Umva ubundi wowe nyine uhora uri mushya kuri sinzi ikintu upfa na cyose. Njye nta kintu dupfa ariko. Mbese kuki umuzira? Ntuzi nyine ndamuzira. Mbarume impamvu ebyiri cyangwa imwe. Umbwira uti cyose impamvu igihe ntamukunda ni iki? Ntabwo muzira, nta n'ikibazo mfitanye nawe. Okay. Ariko nawe Teki! ni umurara rwose. Twarwana narwo mbona rwumva nabi. Uzi yuko uriya mutipe arutwa nawe mu ex wawe? Ubera injira. Cyo nacyo. Aha suterese ni. Gira neza ntabwo. Se reba ukuntu wambaye kumbwira ngakwambika inkweto. Bitwaye ikize kujya inkweto. Shaka aricyo duhemberwa wa mubyeyi. So rumewe. Uzumirwa n'umuntu uzahenga. Ntabwo nakwigana. Ndubura hanaguye iki? Wanyoye. Nzisize n'amavuta gusiga nabwo. Gira ubutsutsu uruhu igicumbi koko. Ariko nawe nta hantu wa mubyeyi wabyihoreye. We Ngaho ngwino ukomeze. nkomeze iki kandi? Uhate kandi uzane n'ibindi birayi ibingibi n'ibiki. Ozo wamfashije guhanagura inkweto mwa? Nose wamfashe koza ibyo. Kubwira ginda ko. Ibyo birayi ni biki? Shangwino. Siko twebwe abantu bepfe ariko turya cyane. Merci. Gava. Undi ntabwo ari byo uhemberwa wowe icyo ubona no kurya gusa. Okay, noneho rero ngira mbabwiye mutware neza. Ndaje mu kanya. Gira urugendo rwiza mabuja. Ako kandi manje gufungurire. Watinze ho? Cyangwa hata. Ngiye mata.